Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Turabasuhuje abo turi kumwe muri uyu mwanya mwiza w'amateraniro. Tubahaye ikaze nk'uko dusanzwe tubana kuri uyu munsi wo ku cyumweru, umunsi mwiza wo kuramya Imana no guhimbaza. Ni kuri ya saha yacu ya saa 11 nk'uko tumuyimenyereye. Tubahaye ikaze, dusuhuje buri muntu wese udukurikiranye muri uyu mwanya, twibuka abantu batuye Rubavu kandi tunabakomeza mu bihe bitambutse banyuzemo bitari biboroheye. Twibuka kandi n'abandi batuye mu turere dutandukanye. Nyagatare dufiteyo abakristo baduhamagara, Rwamagana, ukajya Burasirazuba n'ubundi Kayonza muraduhamagara, ukagenda ukajya Bugesera. Turabasuhuje mwese aho muherereye. Tukibuka mu Burengerazuba Rusizi, turabasuhuje, Imana ibahe umugisha. Twibuka kandi n'abandi bari za Butare, Muhanga, by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo ari nako duturukamo. Turabasuhuje mwese abadukurikiranye muri Kimironko, mu murenge wa Kimironko n'ahandi hatandukanye. Twibuka bari muri Kicukiro nabo badukurikiye mutuzi kandi mudukurikirana, Imana ibahe umugisha. Ntabwo twasiga Nyarugenge, mwese turabasuhuje. Abantu mwese muherereye mu mpande enye z'igihugu, Burengerazuba, Burasirazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru no hagati mu mujyi wa Kigali, turabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Muri kumwe na Pastor Ndorimana Edouard, guturuka mu itorero rya Harvest Christian Church, Bethlehem ni paruwasi. Mu buryo bwose rero tubahaye ikaze, ntawe twaheza, ntawe twakima umwanya. Muzaze munadusure, turahari kugira ngo tubane, turahari kugira ngo tubasengere. Mwese tubahaye ikaze. Imana ibahe umugisha. Muri ubwo buryo munyemerere mbere yo kugira icyo mvuga mbanze senga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye, tugushimiye umwanya mwiza waduhaye, tugushimiye ko ushimye ko dukandagira hano, tugushimiye ko duhaye ibihe byiza mu minsi yose itambutse. Ntacyo watwimye mu byo twagusabye, watubereye maso, uraturwanirira, wadutsindiye ibyo tureba n'ibyo tutareba, waturwaniye intambara zikomeye n'izoroheje, watubereye aho tutari kuba, wadukuye ahantu hari hakomeye. Mu izina rya Yesu turashima, kuko uro gushimwa ibihe byose. Nyemerera ubane natwe muri iri teraniro, uduhane umugisha n'abadukurikiranye bose, kandi umugisha wagambiriye ko buri muntu wese awubona awuhabwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mbahaye ikaze rero muri mubyutsa akomeze agende. Ikiganiro cyacu nk'uko twatangiye mubyutsa akomeze agende, ndabizi neza ko arabamaze kubyuka benshi. Ushobora kuba nawe uri mu babyutse, ushobora kuba uri mu bamaze guhagarara bahagaze bemenye. Ko nakunze kuvuga ngo umuntu ashobora gucika intege ariko ejo akabyuka. Umuntu ashobora kunanirwa none ejo akongera agahaguruka. Umuntu ashobora gusubira inyuma ariko ejo akongera akareba akavuga ngo ahantu ndabona ubuzima bwanjye bushobora kuhagwa, reka nongere mpaguruke nkomeze urugendo. Intego ya mubyutsa akomeze agende niyo kubyutsa abaguye mu buryo bw'umwuka ndetse n'abaguye mu byaha n'abacogoye mu bihe banyuzemo bitandukanye bitari bimwe bitewe n'ibyo banyuzemo bikabagusha. Rero mubyutsa akomeze agende, ndabizi neza ko yagize umumaro kuri benshi. N'uyu mwanya nagarutse kugira ngo dukomeze tuganire, ariko insanganyamatsiko yacu ni mubyutsa akomeze agende. Uyu munsi turashingira ibyanditswe turi buganireho mu byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa, rwandiko rw'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 10. Turasoma n'umurongo waho wa 34 n'umurongo wa 35. Haranditswe ngo Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera, amen. Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kwemerwa n'Imana birenze ibyo, birenze kwemerwa n'abantu, birenze kwemerwa n'abavandimwe, birenze kwemerwa n'inshuti. Kwemerwa n'Imana, Imana ikakwemera.
reka mvuge iki kintu gitoya. Iyo Imana ikwemeye, ubuzima bwawe, imibereho yawe izana impinduka. Hari umugabo bita Dawidi. Dawidi ni mwene Yesayi, Yesayi w'i Betelehemu. Kandi icyo gihe Dawidi uwo nguwo tugiye kuvugaho yari umwana w'umuhererezi mu rugo kwa Yesayi. Uwo mwana yari afite umugabane wo kuba mu ishyamba, akaragira intama, akaragira inka, akaragira ihene, akaragira, yari umushumba cyangwa se yari umwungeri w'intama mu ishyamba. Buriya ubuzima bwose, bwaba ubwo mu ishyamba, bwaba ubw'ahandi, bugira ishusho yabo. Umuntu uba mu ishyamba, uba mu ishyamba ntaryama kuri matera. Umuntu uba mu ishyamba ntarira muri saramanje. Umuntu uba mu ishyamba ntabwo agira intebe z'amadiva ajya kwicaramo ngo agubwe neza. Umuntu uba mu ishyamba agira ubuzima abamo bw'ishyamba. Dawidi yari afite ishyamba aragiriyemo, yari afite aharara, kuko biratubwira ngo bari baramuhaye uwo mugabane ngo bari haba, abari hagenda akorera ministeri yari yo mu ishyamba. Akamenya uko intama zimeze, ubuzima bwe akaba mu ishyamba. Kimwe mu bimenyetso by'uko mu ishyamba hatari hamworoheye, ngo intare yarazaga ikazije gufata umwana w'intama, ngo akarwana n'iyo ntare, akayifata, akayivutaguza, akayica. Yamara kuyica akagarika intumbi y'intare hariya, agakomeza kuragira intama ze nta n'imwe ibuzemo. Mu gitondo hakazinduka idubu. Idubu naryo rikazinduka rikamurwanya, naryo akarifata akaryica. Yamara kuryica akarokora ubuzima bw'intama n'ubw'amatungo yararagiye. Bityo imyaka irahita ibiyindi. Nta muntu n'umwe wigeze amutekerezaho, yaba se, yaba mama we, yaba bakuru be, baba ba se wabo, baba ba nyina wabo, baba ba nyirasenge, baba n'abandi bo mu muryango, nta wigeze amutekerezaho. Ariko umunsi umwe agirira umugisha ku Mana, ijuru rimutekerezaho. Ngijuru rimutekerezeho, ari mu ishyamba, atazi ubuzima bw'ibibera iwabo mu muryango, atazi ibibera mu rugo kwa se, ngo maze Imana ihagurutse uwo bita Samweli, iramubwira ngo yewe Samweli we, ngize umugisha wo kugira umuntu mbona mu isi, muri Isiraheli ngize umugisha wo kubona umuntu mbona. Genda uhaguruka ufate ihembe ryawe uryuzuza amavuta, nurangiza ujye mu rugo kwa Yesayi, mbonye y'umwana w'umuhererezi, ugende umunsukireho amavuta. Uwo niwe ntoranije kugira ngo ambere umwami mu cyimbo cya Sawuli wari wananiranye, mu cyimbo cya Sawuli wari waranze kumvira Imana, mu cyimbo cya Sawuli wari waragomeye Imana, mu cyimbo cya Sawuli wari waranze kwitandukanya n'iby'Imana yanga. Imana ifata Dawidi imutoranya atabizi. Samweli afashe ihembe, arahagurutse, aragiye no kwa Yesayi. Ngagere kwa Yesayi, amaso yagira ibyo amuha. Abantu uwo bita Shama aravuga ngo uyu mugabo ukunda ari muremure, ngo yari muremure, afite ikirere cyiza, asa neza, agaragara neza. Aravuga ngo banzu uyu ngo yari w'Imana itoranije. Imana iramubwira ngo yewe Samweli, uwo si we ntoranije, oya, wireba nk'abantu. Abantu bagira uko bareba, ariko njyewe ndi Imana sindeba nk'abantu. Ubwo nubwo umureba ameze atyo, ari muremure, ari munini, ari bogari, namugaye. Imiterere yacu dushobora kuba turi barebare, turi banini, dusa neza, tugaragara neza, uburyo dufitinga, uburyo dusa, uburyo duteye, tukibwira ko ari by'Imana ishingiraho idutoranya. Reka da, yaramubwiye ngo njyewe sindeba nk'abantu, ahubwo ndeba mu mutima. Irebye inyuma ibona uriya muntu adakwiriye, iravuga ngo mu mutima namugaye. Reka mbabwire, uzirinde kugawa n'Imana. Y'Imana ikugaye isi yagushima, kabone naho isi yadushima ntabwo bidusoreza neza. Isi yagushima icyumweru kimwe, ikindi bikakubera ibindi.
mbibutse ko hari abantu bahawe amahirwe umwaka umwe uwundi wa kabiri barayatakaza. Hari abantu bakomewe amashyi umwaka umwe wa kabiri ntibaba bakiyakomerwa. Kandi mbibutse ko iyo ukomewe n'abantu amashyi ntumenya hava, hari igihe ushiduka bagukomeye amashyi ari bo baguteye amabuye. Umunsi Sawuli yagiye ku ngoma yabaye umwami, aba umwami ushimwa, Abisirayeli baranezerwa, aribo bamwitoreye, aribo bamwishyiriyeho, banze ko Imana ibabera umuyobozi, barabikora, baravuga ngo tubonye amaboko. Ariko igihe bagiye gusoza Sawuli baramwanze bibibindi. Reka mbabwire, ntitugashukwe n'ibyo tureba, ahubwo ibanga ni rimwe. Nubwo abantu batakwemera ariko ukabuzi ko Imana ikwemera. Ushobora kuba abantu batakwemera ariko mu gihande cy'umwuka uzi ko ntacyo upfa n'Imana. Nubona ufite abakurwanya ariko mu mutima wawe ntacyo upfa n'Imana, ntacyo bitwaye. Ariko umunsi bazakwemera ufite amaritije n'Imana, ufite icyo upfa n'Imana, ayo mashyi ni ay'akanya gato, izo ndirimbo ni iz'akanya gato. Umva, uko gushimwa nuko akanya gato, uko kogezwa nuko akanya gato. Icyiza wabanza ugashimwa n'Imana. Iyo Imana ikwemeye ikwemeza n'abantu, ariko iyo Imana ikwanze ikwangisha n'abantu. Iyo Imana ikwemeye ikwemeza n'abantu, ariko iyo Imana ikwanze ikwangisha n'abantu. Ntawagukunda atari Imana imuhumekeyemo. Mbibutse ko na ba data hari igihe batwanga, na ba mama bakatwanga, na ba mama wacu bakatwanga, na ba data wacu bakatwanga. Erega reka nkubwire, Imana itadukunze ninde wadukunda? Imana itatweretse agaciro ninde waduha agaciro? Imana itatweretse umumaro wacu ninde wazabona umumaro wacu? Imana itatwerekanye ko turi abantu ninde wazabona ko turi abantu? Imana ikwemere nirangiza ikwemeze n'abantu. Imana igukunde nirangiza igukundishe n'abantu. Imana ibe hamwe nawe, abantu bazaza mu bihamwe. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo Dawidi yari mu ishyamba ntawe umuzi. Ngo Samweli abona uwo bita Shama, abona uwo bita Minadabu, arabareba uburyo bari barebare, ari bagari, ari abagabo b'ibigango, ari abagabo bafite imbaraga. Aravuga ngo banza abangaba ari Imana itoranije. Imana iramubwira ngo Samwe, erega njyewe ndeba nk'Imana sindeba nk'abantu, nabo nabagaye. Hari igihe njya ntekereza imirebere y'Imana itandukanye n'imirebere y'abana b'abantu. Abantu uko bakureba si kuri. Wowe uri uw'Imana ivuga, wowe uri uw'Imana yemera, wowe uri uw'Imana izi. Uko abantu bakureba si kuri, uko abantu bakwibwira si kuri. Uri uwo Imana izi, uri uw'Imana yamenye, uri uw'Imana ireba mu mutima wawe. Kabone nubwo abantu bakurwanya bakaguhiga bakagutera, bagahaguruka bakakurwanya, iyo Imana iri mu ruhande rwawe ukagira umugisha wo kukwemera, ikwemeza n'abantu. Icyambi katwemera, icyambi katwemera muri iri teraniro, icyambi Imana ikatwemera, icyambi Imana ikatwemera. Papa, icyambi Imana ikakwemera. Tuzi kugerageza kwiyitaho ni byiza, no kwambara neza kugira ngo duse neza ni byiza. Imigendere yacu abantu batora bakavuga ngo arasa neza, arambaye neza, ariko ibibazo by'imbere ntawe ujya ubimenya. Burya abantu bashobora kureba ibubu wambaye, ariko ibibazo biri imbere mu ibubu ntawe ubizi. Abantu bashobora kureba baze nziza wambaye, bakareba kositime nziza wambaye, bakareba urukweto rwiza wambaye, bakareba inzu nziza uraramo, bakareba uburyo ugenda mu modoka nziza, ariko ibibazo biri imbere aho mu mutima, biri imbere aho muri iyo nzu, biri imbere muri uwo mwambaro ntawe ubimenya. Uburwayi burimo ntawe ubuzi, ibibazo ugendana ntawe ubizi. Ariko Imana yacu, Imana yo kwizerwa, Imana y'amaboko magari, Imana y'imbaraga, Imana ifite ububasha, ibasha kureba n'ahacuze umwijima ikahamenya. Ibasha no kureba mu mutima wawe no muri uwo mubiri urwaye, ikareba muri ayo mataka kubabaza, ikareba muri ayo maguru kubabaza, ikareba muri uwo mutwe ikirimo, ikareba muri uwo mugongo ikirimo, ikareba mu nda yawe ikirimo. Iyo Mana yitegereza ikareba, niyo Mana yo kwizerwa, niyo Mana yo gupfukamirwa, niyo Mana y'imbaraga, niyo Mana mbabwira. Icyambi ikatwemera. Ngo Dawidi yari mu ishyamba, ngo maze Yesaya amurika abana be bose, arabamurika, arongera arabamurika, agera ku wa nyuma. Samweli abaza Yesaya, aramubaza ati ariko Yesa, nta wundi mwana ufite? Nta wundi mwana muri uru rugo? Nta waba usigaye? Ariko Imana ishimwe, uri mu basigaye ariko Imana yibuka, uri mu basigaye Imana yatekerezaho.
uri mu basigaye. Yaramuritse bose arabamurika ahera ku wa mbere agera ku wa nyuma. Imana ikorera muri Samweli avuga ngo ariko ntawe usigaye. Ushobora kuba uri mu basigaye ariko Imana igiye kwibuka mu gihe gisa n'iki. Ushobora kuba uri mu basigaye ariko bagiye kwemerwa n'Imana mu gihe gisa n'iki. Icyamba nubwo waba warasigaye mu iterambere, nubwo waba warasigaye mu majyambere, nubwo warasigaye mu buryo bwo kubutariza, nubwo waba warasigaye mu buryo bw'umuvuduko bene wanyu bakaba ari aho bageze, ntacyo bitwaye. Icyamba tukemerwa n'Imana. Imana nikwemera izakwemeza n'abantu. Birashoboka ko abana n'abatakwemera bitewe n'imiterere yawe, bitewe n'imivukire yawe, bitewe n'imikurire yawe, bitewe n'ubuzima bwawe, ariko ijambo ni rimwe. Icyamba Imana ikakwemera. Kuri uyu munsi, kuri iki cyumweru, icyamba Imana ikakwemera, izakwemeza abaturanyi, izakwemeza inshuti, izakwemeza abo mwiganye, izakwemeza ababyeyi bawe, izakwemeza aho uvuka, izakwemeza muri aho washatse. Ushobora gushaka ahantu ntibakwemere, ushobora kugenda yewe naho washatswe ntibakwemere, ushobora kuba uba mu bantu batakwemera, ariko icyamba Imana ikakwemera, izakwemeza n'abantu. Dawidi baramuhamagara ngo baramuhamagaza ava mu ishyamba, aza yiruka ngo akigera mu rugo kwa Yesaya, Imana iravuga ngo ni uwo Samwe, enda ihembe ryawe umusuke y'amavuta, uwo ngo niwe ntoranije. Baratangara barumirwa baravangirwa, ba Shama baravangirwa, ba Aminadabu baravangirwa, abantu bose bari aho ngo baravuga ngo ye uyu nguyu si Imana nawe yamwemera, ariko iramwemera. Imwemeye nubwo batamwemeraga iramubemeza. Ushobora kuyobora abantu batakwemera, ushobora gushaka ukagera ahantu bara mu kazi bawe ntibakwemere, so bukwe ndakwemere, nyoko bukwe ndakwemere, yewe n'umugabo washatse yakwihakana, ariko Imana ikwemeye ikwemeza n'abantu. Ushobora kuba ahantu ukaba umuyobozi muri kampani runaka, bakurwanya batakwemera ngo dore uko areshya dore ahavuka, bakakurwanya ntibakwemere, ariko Imana yakwemeye, Imana yakwemeje, Imana yabiteyeho kashe, Imana yavuze igategeka, yabyemeza bakemera, yabyemeza bagahagarara, yabyemeza bakumirwa. Icyambuye umugoroba, icyambaye amasaha, Imana ikakwemera. Icyambi ikakwemera gusa, icyambi ikakwemera, icyambi ikakwemera mama, icyambi ikakwemera yakwemeza n'uwo mugabo, icyambi ikakwemera yakwemeza n'uriya musore wa mukobwa we, icyambi Imana ikakwemera yakwemeza n'uriya muntu utakwemera, yakwemeza n'uriya muntu ugupinga, yakemeza uriya muntu ukurwanya. Icyambi Imana ikatwemera, icyambi ikatwemera. Dawidi aba umwami w'Abisiraheli batabyemera, ariko abawe. Barahaguruka baravuga ngo ntibishoboka, ariko ibyemejwe n'Imana ninde wabivuguruza, ninde wabirwanya? Imana iramwemeza imbere y'abakuru be, barabyemera kuko iyo yabyemeye nabo baremera. Ikibazo turashaka ngo abantu batwemere, ariko Imana itaratwemera. Niki cyatuma twemerwa n'Imana? Nuko dukora ibyo ishaka. Iyo umuntu yihannye akareka ibyaha, akareka ubusinzi, akareka ubusambanyi, akareka amagambo, akareka ibitagira umumaro, akareka ubugambanyi, akareka inzangano zo mu mutima, akareka kuraguza. Birambabaza kubona abantu bajya kuraguza bakajya mu bapfumu baramenye Imana. Tekereza kubona umugore wasenze, wamenye Imana, wigeze ukorera Imana, ayoboka iy'abapfumu akagenda, akayoboka ijya muri Gihenomu abizi neza, akaraguza Imana itari Imana, akajya gukeza abami babiri. Biravuga ngo nta wakeza abami babiri yakanga umwe cyangwa agakunda undi. Icyo gituma hari igihe dushaka guharanira ngo twemerwe n'abantu, ugasanga urashaka uriya muntu n'ukuri nindamukorera bino azanyanga, uriya muntu n'ukuri nindagira gutya azanda, uriya muntu rwose nindamuha avance n'ukuri rwose sinzabona akazi, uriya muntu nindamugirira gutya bizagenda gutya. Umva nkubwire, ushobora kwibeshya ukanabimukorera, ugahemukira iyaguhamagaye, ugatakaza iyakubyaje ubutumwa, ugatakaza iyaguhaye ubuzima, wibutsa aho yagukuye ukayibagirwa, ugashaka gushimisha abantu, ugashaka gusetsa abantu, ugashaka kugira ngo ukunde umushimishe, akarenga akaguhemukira kandi watanze ubuzima bwawe. Aho gutakaza Imana wareka ugatakaza abantu.
aho gutakaza Imana watakaza inshuti, aho gutakaza Imana watakaza imiryango, aho gutakaza Imana wareka ibyo byose bikagenda. Yobu yarabiretse biragenda, ariko Imana ibigarura ari ugukuba kabiri. Ibyakuvaho byose ugasigarana n'Imana ntacyo byaba bigutwaye. Ibyakuvaho byose ugasigarana n'Imana, Imana yawe izakugarurira amahirwe. Nitanga amahirwe ya kabiri, nitanga amahirwe ya nyuma, nitanga amahirwe ababyeyi bataduhaye, nitanga amahirwe inshuti zitaduhaye. Imana yacu ni Imana nyamana. Uyikomeho, uyigumeho, uyigundire, kabane naho bagenda. Nikwemera bazakugarukira, ntabwo uzabagarukira. Nikwemera, icyambika kwemera, icyambika kwemera gusa, icyambika twemera uyu mugoroba. Yemera Dawidi ararwana, aratsinda. Imana yakwemeye no mu ntambara zawe irakurwanirira. Imana yakwemeye no mu kagambana abantu bagira gafata ubusa. Imana yakwemeye n'abakuroga bafata ubusa. Imana yakwemeye n'abakugambanira bafata ubusa. Imana yakwemeye igusora no mu nzu y'imbohe. Yigeze isoramo Yosefu, asohokamo nta rekomandasiyo bamuhaye, aragenda aba premier ministre. Imana yakwemeye ntayitakuvana ntayitakugeza. Imana yakwemeye amateka arahinduka. Imana yakwemeye ikenyuruza abami gakenyeza abandi. Imana yakwemeye ikura umutindi ku cyavi ikamwicazanya n'ibikomangoma. Icyamba tukemerwa n'Imana, icyamba Imana ikakwemera, icyamba Imana ikakwemera, icyamba Imana ikanyemera, icyamba Imana ikanyemera. Njya ndeba bano bana bacu bakora b'urubyiruko bajya muri Miss Rwanda cyangwa n'ahandi mu bindi bihugu kugira ngo biyerekane bagaragare. Abari gusenga ngo Mana icyamba bakantoranya, cyamba bakantoranya, bakiyerekana bagatambuka. Ingendo yabo irihariye, bakongera bakagenda, bakongera bakamanuka. Niba umva ninde uri hasi ninde uri hejuru, baba bisize bitavugwa, inzara bazigegennye, ibintu byose babikozeho, baba bagerageje kugira ngo bigaragaze, kugira ngo batoranywe gusa. Ibyo bari gukora ni ibya hano, baragerageza ibyumweru bibiri bigashira, icya gatatu kikaza, ukwezi kugahita, amezi abiri agatambuka. Icyo baharanira ni kimwe, kwemerwa ngo barebe uwatwara ikamba rya Miss. Iryo ni ikamba ryangirika, iryo ni ikamba ry'akanya gato. Uribonye bamuha imodoka, uribonye bakamuha essence yayo, uribonye bakagira uburyo agenda abonaho amahirwe. Ibyo bikorerwa hano kuri iyi si kugira ngo bitwereke iby'ijuru. Niba isi ishobora guhemba uwitwaye neza, niba isi ishobora kugirira umuntu akamaro uwagerageje kurushanwa uko bikwiriye, muratekereza muti Imana niramuka itwemeye? Imana nikwemera, ndagira ngo nkubwire hari ibintu bihinduka. Imana yatwemeye ibintu birahinduka. Isi igira ibintu dukorera kandi bidufitiye inyungu, ntabwo mbirwanya, ariko bitwigisha iby'ijuru, bitwigisha iby'ijuru. Tekereza Miss wa mbere atari igisonga cya Miss, mutekereze ibyagenerwa. Kandi kuko yitwaye neza, agaragaza discipline, agaragaza indangagaciro, agaragaza uburehe, avuga kuri byose, maze buryo yavuze ibintu, buryo yabisobanuye, imyitwarire ye, imigendere ye, imyambarire ye, uburyo bigaragara, bigatuma bamutoranya bakavuga ngo niwe Miss Rwanda, bikamubyarira inyungu. Uko niko dukwiriye kujya imbere y'Imana, uko niko dukwiriye gusa mu maso y'Imana, uko niko dukwiriye kugerageza uko dushoboye kugira ngo tugerageze mu maso y'Imana. Tugira ibyo tureka, tugira ibyo dutandukana nabyo, tugira ibyo dusezerera, tugira ibyo dukatira, kugira ngo Imana idutunge inkoni. Icyambuye umugoroba, icyambaye amasaha, Imana ikagutunga inkoni, ukemerwa n'Imana. Naho abantu bazizana, naho abantu humura bazizana. Iyo Imana yakwemeye ikwemeza n'abantu. Reka mbabwire, Imana yatwemeye ibyicaro birahinduka. Imana yatwemeye imirire n'imiryamire birahinduka. Imana yatwemeye imigendere n'imisohokere birahinduka. Imana yatwemeye imyambarire yacu irahinduka. Imana yatwemeye aho twavutse haramenywa, haramenyekana, haramenyekana. Ivuko ryawe riramenywa, bakamenya ngo ni mwene nyira runaka na mwene kanaka, ni mwene runaka na mwene runaka. Vuga ngo ubwire, iyi Imana yakwemeye no kwivuko barabimenya, kwivuka iwacu barabimenya. Uratambuka bakavuga ngo dore mwene runaka aratambutse, wasohoka bakavuga ngo mwene runaka aratambutse. Iyi Imana yakwemeye ikwemeza n'abantu.
haleluya. Icyamba Imana ikatwemera. Imivugire yacu, imirebere yacu, imigendere yacu, imikorere yacu ishobora guhinduka. Imiryamire igihinduka, inzu waryamagamo Imana. Reka mbabwire, iyo Imana yatugendereye ikatwemera, imiryamire, imibyukire, imirire, iminywere, ibintu byose birahinduka. Kibazo ni kimwe, urashaka kwemerwa nande? Urashaka kwemerwa nande? Mwirushanwa urimo, mwisiganwa urimo ry'ubuzima, ry'imibereho, urashaka kwemerwa nande? Icyo ni ikibazo nibaza, nawe wakibaza. Nasomye ijambo riri mu byakozwe n'intumwa, bavuga ku mugabo bita Koroneliyo, wari umunyamahanga, ntiyubahaga Imana, niko biri bivuga ngo nako yubahaga Imana, Bibiliya niko bitubwira, ariko ari umunyedini. Yubahaga Imana n'abo mu rugo rwe bose. Ngo umunsi umwe afata amasengesho y'iminsi 3 ariyiriza, arasenga, afata umwanya wo gusenga, yinginga Imana, ahenda Imana, arayinginga. Ari umuntu uri aho ngaho bita ngo ni umunyedini. Hari abantu twita abanyedini ariko bubaha Imana, hari n'abandi twitwa abakristo ariko batubaha Imana. Ngo Koroneliyo yari umunyedini ariko yubaha Imana, ngo kandi akagira ubuntu bwinshi. Ngo maze afata ibihe byo gusenga, arimo asenga, mwagiye kubona mu iyerekwa abona marayika araje. Marayika akihagera aramubwira ngo Koroneliyo, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byabaye urwibutso mu maso y'Imana. Reka nkubwire mwene data, gusenga kwawe n'ubuntu ugira, n'urukundo ugira, n'imirimo myiza wakoze, n'ibintu byose wagiye ukora kugira ngo ubashe kuzuza umurimo w'Imana, byabaye urwibutso mu maso y'Imana. Imana igiye kukwibuka mu gihe gisa n'iki. Imana igiye kukwibuka mu minsi nk'iyi. Birashoboka ko hari ibyo wakoze utekereza kuri kwikorera ibisanzwe, ariko ikintu cyose dukora turi mu maso y'Imana ntabwo tugikora twikinira. Rimwe na rimwe dushobora kubikora, ukagaburira abantu ukagira ngo ni ibisanzwe, ugasura abakene ukagira ngo ni ibisanzwe, ugasura imfubyi ukabagaburira ukagira ngo ni ibisanzwe, ukajya kwa muganga ugasura abarwayi ukagira ngo ni ibisanzwe, ukajya kumbaho zibohewe ukazisura ukazigaburira ukagira ngo ni ibisanzwe, ukambika abafunze ari imbohe ziri aho ngaho zitagira icyo zambara ukazimenya ni ibisanzwe, ugafata uwo bamenesheje ukamurihiriza, umumenyesha ubwira ubw'ubutumwa bwiza, umubwira amabanga y'ibyo nzamukorera. Ngo maze Petero arahaguruka, aragenda ajya kwa Koroneliyo. Agezeyo barabonana. Koroneliyo amutekerereza iby'inzozi yarose, aramubwira ngo Petero aterura amagambo aravuga ati, menye neza ko Imana yacu itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Babyeyi bakundwa, bagabo bene data, rubyiruko rudukurikiranye muri uyu mwanya, Imana ntirobanura ku butoni. Ntayitagukura, nta nayitakugeza, nta rwego wagera itakuvanaho ngo igutereke ku rundi, nta ntambara itakurwanirira, nta bigerageza itagukiza, nta ndwara itagukiza, nta madeni itakishyura, nta bibazo Imana itakemura. Imana yacu ntirobanura ku butoni. Waba uri mu cyaro yagutabara, waba uri mu mujyi yagutabara, waba uri mu ndege yagutabara, waba uri mu modokasi yagutabara, waba ugenda n'amaguru yagutabara, waba urwaye yagutabara, waba uri mu mahanga yagutabara. Ahantu hose waba uri, iyo wiseye Imana ugakora ibyo gukiranuka, Imana yagutabara. Haleluya! Imana yagutabara, Imana yakwiyereka. Sinzi bikugoye, sinzi bikuremerereye, sinzi bikubabaje, sinzi biguteye ubwoba, ariko kimwe cyo, Imana ntirobanura ku butoni. Imana ntirobanura ku butoni. Tishingira ngo kuko avuka kwa runaka, tishingira ngo akomeye ku rwego runuru. Imana ni Imana y'abakene n'abakire, Imana ni Imana y'abayobozi n'abayoborwa, Imana ni Imana y'aboroheje n'abakomeye, Imana ni Imana ya bose. Ni Imana itavangura. Abantu bareba ngo abafite umumaro, abandi bakareba abakomeye, abandi bakareba abafite ubushobozi, ariko umva nkubwire, Imana ije gutabara, itabara itarobanuye ku butoni. Nawe yagutabara, nawe yakwiyereka, nawe yakugenderera, nawe yagusura, nawe yakuruhura, nawe yakwishyurira, nawe yagukiza uburwayi, nawe yakora
ibitangaza, nawe yakwiyereka, nawe yakugenderera. Imana yacu ntirobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Bene data bakundwa, ngana ku musozo, Imana irashaka ko muri iki gihe duharanira kwemerwa nayo. Bakobwa, basore, rubyiruko mudukurikirana, Imana irashaka ko uharanira kwemerwa n'Imana. Nuharanira kwemeza abantu, bizarangiza ugiye mu gihombo. Nuharanira kwemeza abantu, bizasoza ntacyo ugezeho. Nuharanira kwemeza abantu, bizasoza nta ntego ugezeho. Ariko niwemerwa n'Imana, Imana izakwemeza abo bose. Niwemerwa n'Imana, Imana izakugarurira abakuvuyeho. Imana izakugarurira iminyago. Imana izakugarurira gakondo. Imana izakugarurira abana. Imana izakugarurira umugabo. Imana izakugarurira umugore. Imana izakugarurira ibya bihe byiza wagiraga. Imana izakugarurira ubutunzi. Imana izakugarurira. Yobu yarabikoze, abikora neza. Aravuga ngo Mana, gukiranuka kwanjye nagukomeje, ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Umunsi umwe aravuga ngo ni ukuri, naho yanyica nzapfa nyiringiye. Akomeza kwizera Imana. Ageze mu gice cya 19 n'umurongo waho 27, avuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo icyo nzi neza, nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Yobu mu bibazo byose yagize, yakomeza kwizera Imana. Aravuga ngo abantu bagenda, ariko Imana nigenda nzapfa, ariko Imana n'Imana nzabaho. Abantu ntabwo bagenda, Imana ni izangarurira ubuzima. Aravuga ngo Mana, nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo agarara mu isi, ngo nawe mara kubora nzareba Imana nambaye undi mubiri. Mwene data, ibigeragezo byigutandukanya n'Imana, ibibazo byawe byigutandukanya n'Imana, nubura Imana uzapfa, ariko nubura ibyo ngibyo bizagaruka. Nta kintu kiriho kitagaruka. Amafaranga turayatunga akagenda akagaruka, abantu turabana nabo bakaduta bakagaruka. Umva nkubwire, icyagiye cyose kikubabaza, gumana n'Imana. Gumana n'Imana. Icarana n'Imana muri iyo nzu. Gumana n'Imana ahantu watawe. Gumana n'Imana. Gumana n'Imana. Nikwemera izakwemeza n'abantu. Nikwemeza izakwemeza n'uriya mugabo. Nikwemera izakwemeza n'abaturanyi. Nikwemera izakwemeza n'abo bantu mwatandukanye kandi nta ruhare wabigizemo. Wowe haranira kwemerwa n'Imana. Haranira kwemerwa n'Imana. Ngana ku musozo, ndagira ngo nze kuvuga amagambo make, hanyuma dutange nimero muri studio muduhamagare. Ndagira ngo tugire icyo dukora, tuvugane. Bishobotse nimero yanjye iri kuri televiziyo, niyo mwahamagara nta kibazo, twabitaba kugira ngo tubashe kuganira tunasengana. Ariko ijambo ni rimwe, haranira kwemerwa n'Imana. Nimero iriho mwayihamagara. Niba ushaka ko tugusengera watubwira, ariko intego yacu guharanira kwemerwa n'iki? N'Imana. Yesu ashimwe mwene data. Alo, Yesu ashimwe cyane. Witwa nduherereye he? Alo, Yesu ashimwe cyane. Mwene data agiye atavuze icyifuzo cye, ariko intego yacu uyu munsi ni guharanira kwemerwa n'Imana. Kwemerwa n'Imana. Turakwakiriye mwene data, uri hehe? Urahagana he? Witwa nde? Alo. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Witwa nduherereye he? Uri Rubavu, Jeannette. Icyifuzo cyawe ni ikihe? Wifuza ko twagufasha iki? Ndifuza ko nanjye mwana. Urifuza? Ndifuza ko nanjye mwansengera. Nanjye nkabasha wenda kuva mu byaha, kuko hari ibintu nkora navuga ati mbise mu ndibi ko nanjye wenda nagarukiye Imana, ariko bikanga. Imana igufashe Jeannette.
turagusengera Imana iguha umugisha kandi ubwo wateye intambwe yo gutekereza kuva mu byaha Imana igushoboze mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, umugoroba mwiza. Turakwakiriye mwene data, witwa nde, uherereye he? Alo. Isashimwe. Ahimbazwe ibihe byose, witwa nde, uherereye he? Nitwa Nawe. Nagira ngo icyifuzo mfite n'icy'umutware wanjye nta kazi afite, muzamure kugira ngo abone akazi. Icyifuzo cy'akazi, uri kumva Imana ikwemera? Muri iki gihe uhagaze murumva wemerwa n'Imana? Nemerwa nayo. Imana ishimwe, ubwo ikwemera nawe ukaba ubyumva mu mutima wawe, turasengera umutware wawe abona akazi kandi aragahabwa mu izina rya Yesu. Amen, amen. Urakoze cyane, mu kanya turagusengera. Turakwakiriye mwene data, witwa nde, uherereye hehe? Nitwa Ndayishimiye Omar, ndi Huye. Uri Huye, witwa Ndayishimiye Omar. Oma, icyifuzo cyawe ni ikihe kugira ngo tubashe gusenga? Tugusengera uve mu byaha. Oma, haranira kwemerwa n'Imana, mu kanya ndagusengera Imana ikwezi gutunganye kandi guha imbaraga zo gutsinda ibyaha n'ibisa nabyo. Urakoze cyane, mu kanya ndabasengera. Turakwakiriye mwene data, uherereye he, witwa nde? Alo. Turakwakiriye, uherereye he, witwa nde? Witwa Rwigira Vesa. Enda kumva Vesa. Nitwa Rwigira Vesa. Uherereye he, icyifuzo cyawe ni ikihe? Ndi merereye mu Gatsata. Uherereye mu Gatsata. Icyifuzo cyawe ni ikihe, twagufasha iki? Icyifuzo cyanjye nanjye ndashaka kwemerwa n'Imana. Nawe urashaka kwemerwa n'Imana? Nasubira ku murimo wayo. Kandi rwose uhaguruke muri Imana ikumbera imbaraga, hagarare weme, wongere ku rufatiro wari uhagazeho, ukorera Imana kuko nigihe cyo kandi nkabona n'akazi. Okay, turabisengera kandi turagufasha rwose, Imana igumugisha. Turakwakiriye mwene data, uri hehe, uherereye he, witwa nde? Nitwa Denise Rwamagana. Uherereye i Rwamagana Denise? Yego. Witwa Denise Rwamagana. Rwamagana aherekera he Denise? Rwamagana yake mu Kigabiro. Kigabiro, ya nibyo nahamenye. Icyifuzo cyawe ni iki? Nagira mu nsengero mukarezi uzakora examen wa gatandatu. Reka nguhanurire ubuzima bwawe, Imana izaguha gutsinda. Imana ishimwe. Ariko Denise, uzagendane kubaha Imana, Imana izahindura amateka y'ubuzima bwawe. Yego. Urakoze cyane. Witwa nde, uherereye he mwene data? Witwa nde, uherereye he? Alo, witwa nde, uherereye he, watwibwira? Uherereye mu karere ka Rubavu. Uherereye mu karere ka Rubavu, icyifuzo cyawe ni witwa nde? Tubwire izina ryawe, witwa nde? Witwa Gasore? Gasore, icyifuzo cyawe ni ikihe? Alo, turakwakiriye mwene data, witwa nde, uherereye he? Uherereye mu karere ka Nyagatare. Uherereye mu karere ka Nyagatare, icyifuzo cyawe ni ikihe? Nagira ngo mu nsengero mfite umwana urwaye. Kandi nkushimira ku nyigisho wigishije yo kubanza kwemerwa n'Imana. Imana ishimwe, iguha umugisha. Y'Imana yakwemeye ikwemeza n'abantu. Nafashijwe iyo nyigisho ko wajyana inge wigishagaho. Imana iguha umugisha kandi uwo mwana arakira mu izina rya Yesu. Umva nkubwire. Yego. Uwo mwana wa ararwara mu kanya gato bikongera bigasa n'ibigiye, ukagira ngo ari muzima bikongera bikagaruka. Niko bigenda?
cyane rwose pastor babanje kumbwira ngo naturemangingo yavukanye kwa muganga ibintu byinshi. umva nkubwire uwo mwana uko byagenze. Uwo mwana yahumanijwe akiri mu nda. Yego kandi rwose byo nibyo. Icya kabiri, uwo mwana umuntu umuroga ntabwo ari kure yawe. Igihe cyose umwana agiye kumererwa neza arongera akamera nabi bitewe n'imyuka ayohererezwa cyangwa atererezwa. Yego. Umva uko Imana ivuganye nanjye. Umwuka w'Imana arambwiye ngo nkubwire ngo uhereye none uwo mwana abaye muzima mu izina rya Yesu. Uwo mwana agiye kubahoka mu izina rya Yesu. Ibitaro byose wirukansemo Imana ibihagarikiye aho abaye muzima. Imbaraga ziva ku musaraba, imbaraga ziva mu ijuru ziramubohoye. Haleluya. Imana nkorera yo mu ijuru ivunaguye iyo myuka yose. Iminsi izaza ugiye gushima Imana ko uwo mwana azaba ari muzima. Hano Uwiteka avuganye nawe kandi uzabishimira Imana mu ruhame rwa bose. Amen. Haleluya. Umugisha guhembe. Umugisha urakoze cyane kandi ugubwe neza. Turakwakiriye mwene data wowe udukurikiranye. Ninde witwa nde? Uherereye he? Alo, witwa nde uherereye he? Alo, nitwa Julienne. Witwa Julienne, uherereye he Julienne? Uherereye Kicukiro. Icyifuzo cyawe ni ikihe Julienne? Kicukiro. Icyifuzo cyawe ni iki? Nifuzaga ko musengera. Icyifuzo cyanjye ni uko mfite ubukwe nshaka ko musengera bukazagenda neza. Imana nkorera yo mu ijuru iherekeza ubukwe bwawe kandi uzaduha ishimwe rivuga ngo ubukwe bwagenze neza kubw'icyifuzo nabahaye mukansengera. Imana izabikorera kwiyubahira. Bufite mu kwezi kwa karindwi, mu kwa 11. Turagusengera, Imana izabana nawe kandi tuzakomeza tubusengera nta kibazo. Iyi ni nimero yanjye, tuzakomeza tuvugana tugusengere nta kibazo. Umugisha. Turakwakiriye data, uherereye he? Alo. Alo. Manuel, uherereye he? Yego Manuel, turakumva. Kimironko turakumva. Ikakwemera. Ikindi kabiri. Mushiki wanjye urwaye ibintu bamuteze. Ngaye mushiki wanjye urwaye ibintu. Biza bikamukubita hasi. Nawe mwamusengera nanjye mukansengera Imana ikanyemera ikatufasha. Aho Kimironko ni iwacu, uze gufata nimero yanjye uwo mushiki wawe tuzamusengera by'umwihariko nta kibazo. Urakoze cyane. Sawa sawa. Yesu ashimwe. Turakwakiriye. Witwa nde uherereye he? Alo. 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 Turakwakiriye. Witwa nde uherereye he? Gato. Nagira ngo nsengere ndisome asirinda cyane. Ufite? Nzigasime asiri nitwijozo cyane. Ufite ikibazo? Nagira ngo nsengere. Nzigasime asiri. Urufite ikizamini, ugiye gukora ikizamini tugusengere? Humura, ndatuye mu izina rya Yesu uzahabwe gutsinda kandi uzagira amanota meza. Imana nkorera yo mu ijuru itanga ubwenge izabe kumwe nawe muri icyo kizamini kandi tuzakira ishimwe. Imana igomwe. Turakoze. Turakwakiriye mwene data. Witwa nde uherereye he? Witwa nde uherereye he? Witwa nde uherereye he?
Alo, witwa nde uherereye? Yego. Nitwa amasayi muto z'urukundo. Ni Karongi. Nakurebye ariko yongeye ikibazo afite nuko nta muceri mfite wo kurya. We nta muceri ufite wo kurya? Imana nkorera ibasha no kugabura, iyo yatwemeye iratugaburira. Wagwanire ukanyoherezaho. Iyo ngiyo ndayireba uri kumpamagaza. Witwa nde? Nitwa Benjamin. Benjamin. Nimero yawe nayibonye, reka turaza kuvugana. Esa uza gushyiraho kiro ye. Ntacyo bitwaye rwose. Munyemerere rero, munyemerere duhinire hano. Turaza gukomeza gusenga dusoje. Telefone yanjye iriho rwose, ndabasengera nicyo nahamagariwe. Ariko ijambo ni rimwe navuzeho. Duharanire kwemerwa n'Imana. Kimwe mu bintu bigora abizera ni ukubabo. Dukwiriye kuba abizera bashyitse kandi twizerwa n'Imana. Imana ituramuriye amaboko ihaza kwifuza ko ubuzima bwacu. Duharanire kuba abizerwa, duharanire kwemerwa n'Imana. Yemeye Esteri imukura kwa se wabo Morodekayi, imujyana ibwami ahinduka umwamikazi. Ntayitakuvana, ntayitakugeza, ntakitagukiza, ntakitakwambura. Icyo gikombe cy'ibidandabiranye yakikwambura ikakijugunya kure yawe. Ariko nawe haranira kwemerwa n'Imana, haranira kugira ngo ubu w'Imana yemere. Ndagira ngo tugane ku mwanya wo gusenga, dusengane. Nababwiye ngo iyo Imana ikwemeye ibyicaro birahinduka, imiryamire irahinduka, imirire irahinduka, imigendere irahinduka, imiturire irahinduka. Nta kintu na kimwe kitahinduka Imana yatwemeye. Niba isi twemera ibintu bigahinduka, niba dushobora guhamagarwa n'abantu ubuzima bwacu bugahinduka, niba dushobora guhabwa imyanya myiza bitewe n'abayiduhaye ubuzima bugahinduka. Shakira icyicaro cyawe mu Mana, shakira umwanya wawe mu Mana, shakira ubutabazi mu Mana, shakira inzira zawe mu Mana, shakira gukira mu Mana, shakira gutera imbere mu Mana, kuko nitwemerwa n'Imana ibindi byose bizashoboka. Gira ibintu ureka, gira ibintu usezerera, gira abantu babusezerera, gira abantu utandukana nabo. Niba bagutandukanya n'Imana bareke utandukane nabo kubw'Imana yawe. Gira abantu usezerera, niba bataguhuza n'Imana, niba batagukonegitinga n'Imana, bakaba baguhuza n'ibindi bigutandukanya n'Imana, acana nabo. Igihe kirageze ngo uhamye Imana wamenye, uhamye Imana wizeye, uhamye Imana yaguhamagaye, uhamye Imana yakurokoye, uhamye Imana yagukijije, uhamye Imana yakuvanye mu buretwa, uhamye Imana yagukuye mu gisuzuguriro wabanyemo. Ibuka wavuye, ibuka aho ugeze. Erega aho yakuvanye niyo, aho yakugejeje niyo, aho kujyana niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa, niyo yonyine. Bibiliya tubwira ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi, ariko twebweho twiringiye Imana aremye ijuru n'isi. Bamwe biringira bazabahesha ubuzima, abandi bakiringira bazabahecira inzira, abandi bakiringira bazabaheka, abandi bakiringira bazabajugunyamo, abandi bakiringira bazabambutsa. Ariko twebweho twiringiye izatwambutsa, twiringiye izatujya imbere, twiringiye Imana izakorana natwe, twiringiye Imana izatuzahura, twiringiye Imana izadukorera ibikomeye, twiringiye Imana izaca inzira, twiringiye Imana izarema, twiringiye Imana izagura imbago, twiringiye Imana izasura. Ubuzima bwacu buzazuka, imibereho yacu izaba connected n'Imana. Imibereho yacu izashingira ku buzima bw'umwuka, imibereho yacu izashingira ku buzima bw'ubumana. Ndagira ngo ngusengere. Urwo rugo n'urwawe, ako kazi n'akawe, abo bana n'abawe. Imana ntaho itakuvana, ntayitakugeza. Urugamba ufite Imana iraruzi, akagambana ukorerwa irakazi, ibyo bagucukuriye irabizi. Uva nkubwire, Yesaya yavuze ijambo rimwe muri 57, aravuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera, mu ruhanga rwanjye hakamera nk'urutare. Uva nkubwire, ntabwo uzamwara, ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo bizaba uko babivuga, ntabwo bizaba uko Satani abishaka. Imana yawe iraje gukorere, iraje kuremere, Imana iraje kurwanirire. Ntabwo uzakorwa n'isoni. Haleluya. Ntabwo uzakorwa n'isoni, ndakurahira, ntabwo uzakorwa n'isoni. Nusenga, nubana n'Imana,
nuharanira gushaka mu maso y'Imana, nuharanira kwegera Imana yawe, nuharanira kuyishaka, ukayishakana umwete, ukayegera n'imbaraga zawe zose, ukayishakana umutima utaryarya, ntabwo uzakorwa n'isoni. Yaragutaye, uwagufashaga yarabihagaritse, mwihorere. Imana ifite inzira zirenga 1000 yagufashirizamo ukabaho, ugakomera, ukagubwa neza, ugakira ibyago, ugakira indwara, ugakira amadene, byahagarara. Imana yahagarika izo ntambara, yahagarika ibyamunara, yahagarika izo ndwara. Irabishoboye, irabikora. Ni Imana nyamana, ni Imana ifite imbaraga, ibasha kurema ibitariho bikaremwa, ibasha kwimura imisozi igakurwa hayo. Haleluya! Iyo Mana ni Imana nyamana, niyo Mana nshaka ko tubwira ibyacu. Ndagira ngo niba uhagaze imbere ya televiziyo yawe, uhaguruke dusenga Imana. Irabishoboye, nikwemera irakwemeza n'abari abagabo, nikwemera irakwemeza n'uriya mugore, nikwemera irakwemeza n'uriya mugabo, nikwemera irakwemeza muri kariya kazi, nikwemera irakwemeza muri uriya muryango, nikwemera amahanga aragutegereje, nikwemera, 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 ibintu byose biratungana. Hagarara ku maguru yawe dusenge, twinginga Imana, Imana igumugisha. Ndumva hari igitangaza kigiye gukoreka ku buzima bwawe, ndumva hari impinduka zigiye kubaho mu mibereho yawe, ndumva nahanurira ubuzima bwawe, ndumva navuga ngo ijuru riratabaye, ndumva navuga ngo ijuru rirakwiyeretse. Hagarara bwema, shikama, komera. Imana yawe ni Imana y'inyembaraga, ni Imana ifite ububasha n'ubushobozi, ibasha kwica no gukiza, ibasha guhindura ibyanze guhinduka. No ku munota wa nyuma irakora, no ku munota wa nyuma irarema, no ku munota wa nyuma irahamagara, no ku munota wa nyuma irasura, no ku munota wa nyuma icinzira, no ku munota wa nyuma ikora ibitangaza. Irabishoboye, irabishoboye. Imana yawe ni Imana nyamana. Hagarara dusenge, hagarara bwema. Haleluya! Mwami Yesu turagushimiye, uri tangiriro ukaba n'iherezo, niwe buzima bwacu, niwe mbaraga zacu. Riko ya salaborefo, riko tikasaya. Uri Imana irema ikarema n'ibitariho bikarema. Solika taiborestai. Amaboko y'abasumba, amaboko y'abana b'abantu, imbaraga zawe zirenze uko twa retore kotasia soni etore wala siribo. Ndagushimiye ko ari imiryango yakinguka, ababona akazi bakakabona, abakira indwara bagakira indwara. Ndagushimiye ko ari umuntu ukijije indwara ye burundu. Iyi ndwara ari imaze igihe kirekire mu mubiri we, urayikijije. Iyi ndwara yari yararemereye uyu mubyeyi, uyimubohoyeho, arakiza, abaye muzima. Aba bana ni bakiri, aba bagabo ni bakiri, abakobwa ni bakire, nibakire, nibakire gukira mu izina rya Yesu, nibakire kubohoka, nibakire gukira indwara, nibakire gukira ibyago mu izina rya Yesu. Kanseri ziragenda, indwara zose z'amayoberane, diabete ziragenda, malaria ziragenda, indwara yose igira amatwi irumva, ndayitegetse aka kanya. Nisoke mu izina rya Yesu, nikurwe muri bo mu izina rya Yesu, nisenyuke mu izina rya Yesu. Ndatangaza ngo cyamunara ntikibaye mu izina rya Yesu. Iki cyamunara kiri kuzenguruka ari ahantu, ndagihagaritse mu izina rya Yesu. Reka uhagarare ku butunzi bw'abera, reka uhagarare ku mazu yabo, reka uhagarare ku mirima yabo, reka uhagarare ku mishinga yabo. He kugira icyo bamburwa mu izina rya Yesu. Kubw'imbaraga zawe wikorere kwiyubahisha. Imiryango ni ikinguki, amarembo ni yuguruki, utuzi nituboneke mu izina rya Yesu. Nibagira ubuzima Mwami, reka aya madene yishyurwe Mwami, reka ibimenyetso bigendana n'abizera bigaragare. Ca mu inyanja mo kabiri bambuke, ca mu inyanja mo kabiri batambuke. Uri Imana ibishoboye, urabishoboye, urabishoboye. Reka wumve gusenga kwabo, reka wumve kwinginga kwabo, reka wumve amarira yabo, reka wumve gusenga batabaje, reka wumve gutaka kwabo aka kanya. Kubwo kwizera kwabo Mwami, reka bibabere uko babyizeye. Reka aka kanya ubuhamya bwabo buzumvikane kuri telefone, bazamamaza imirimo y'intoke zawe, bazamenye ko iyo wabekira n'imiryango ubacira inzira, urabatabara, ukabereka ineza yawe. Ndagushimiye kubw'uyu mugoroba w'ibitangaza, ndagushimiye kubw'uyu mugoroba w'amashimwe, ndagushimiye kubw'uyu mugoroba w'imbaraga zawe, ndagushimiye kubw'uyu mugoroba ko uduhembuye kubw'ijambo ryawe. Abatari bakizwa bemeye gukizwa Mwami, nibakira agakiza. Subiramo ngo Mwami Yesu, nakiriye ijambo ryawe, ndihannye, nakiriye Yesu Mwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Uyu munsi ibyaha nakoraga byose ndabyanze, ibyaha byose byari byarambase ndabiretse.
ntangiye urugendo rushya rwo gukizwa, mbaye icyaremwe gishya, nyandika mu gitabo cy'ubugingo, usibe mu gitabo cy'abarimbuka. Uhereye none ibi byaha byari byaramboshye, iyi migozi ndayicagaguye ku buzima bwanjye. Iki cyaha cyari cyarambase, ntabwo nzongera kugikora ukundi. Uhereye none mbaye icyaremwe gishya, kandi nzagukorera Yesu. Nzamamaza imirimo y'intoke zawe, nzavuga urukundo rwawe, nzavuga ineza yawe, nzahamya bo muri benshi ibyo wankoreye. Urakoze kungira imbabazi mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Ushobora kudukurikirana kuri Duhumurizanye TV kuri YouTube yacu channel Duhumurizanye TV. Wajya kuri YouTube wabona inyigisho zacu uko zitambuka buri gihe, naho mwasha kudukurikirana. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Amahoro abe muri mwe. Shalom, shalom, shalom.